Agace ka mbere tugatangiye tubona umwana wicaye hanze uhambiriye amaguru n'amaboko arimo kuboroga. Agasa wakibaza uti niki cyatumye uyu mwana amera gutya? Aho wakibaza byinshi ariko muraza gusobanukirwa. Ku rundi ruhande barimo kutwereka abana babiri barimo gukina imikino y'abana, biragaragara yuko bishimye rwose, bahimbawe, ariko witegereje neza wasanga aba bana n'ubundi bari mu rugo kandi igipangu barimo ni kimwe n'icyo wa mwana wari uri kurira yari arimo. Noneho ndumva mugiye gusobanukirwa neza. Aba bana babiri barimo gukina nibo bahambiye wa mwana wari uri kuborogera hahandi. Impamvu bamuhambiye bahuje ababyeyi bose, ariko kubera ko uriya mwana ari bucura, mama wabo abakunda cyane kurusha uko akunda abangaba. Niyo mpamvu rero bagira ishyari bakaba bashaka kumugirira nabi. Noneho rero barangije gukina barimo kwiganira. Ati none se mwana biriya bintu wabigenje ute? Ati mwana njyewe rwose nabikoze neza, nagenda muhambira neza ndamukanyaga, buriya ugiye ukumva wasanga barimo no kurira. Ati reka shangura umuntu w'umugabo pe, ngo buriya ndishimye cyane kubera ko buriya wabikoze. Ati byiwe rero nguzi ukuntu nabigenjeje. Ati ariko buriya ndumva mama atazongera kumukunda kurusha uko twebwe dukunda, ahubwo reka twigendere tujye kumuhambura, hato mama ataza akanadusanga ahangaha akaba yanadukubita. Ku rundi ruhande bari kutwereka umubyeyi bigaragara yuko ameze nk'uvuye mu kazi cyangwa se akaba avuye gutembera. Kureba neza ariko ashobora kuba ari mama w'aba bana, kuko biragaragara yuko n'ubundi aje muri cya gipangu b'abana bari barimo. Ageze imbere atangira kumva amajwi, aribaza ati aya majwi ari guturuka he? Areba impande n'impande arakebaguza, ariko akomeza kuyumva, yigira imbere ngo reka nigire imbere numve ibyo ari byo. Ageze imbere aragomeza arayumva, uko yigira imbere niko ari kumva menshi kurusha uko yatangiye. Biramutungura, areba ahantu hose kugira ngo arebe ko hari icyo yabona. Arebye imbere hariya asa nk'uwikanzemo, yiruka nkavuga ati ngo umwana wanjye we, umwana wanjye. Ati mwana wawe wabaye iki koko? Ati wabaye iki? Arirukanka kumugeraho asanga ni wa wundi n'ubundi wese. Aramuhambira ati mwana wawe wabaye iki koko? Mbese nyine uyu mwana ni uw'uyu mubyeyi, nawe uri umubyeyi ufite umwana wagize kino kibazo ugataha ugasanga umwana wawe yabaye gutya, nawe wakikanzamo cyangwa se nawe byanakubabaza. Arangije amwinjiza mu nzu. Akimugeza mu nzu amaze kumuryamisha neza, yahise asohoka kugira ngo arebe ba bana be bandi, kugira ngo ababaze uko byaba byagenze. Azenguruka imbuga yose, agize amahirwe abasanga ahangaha bari kwikina umukino w'abana n'ubundi bari gukina igisoro. Arababaza ati se umwana wanjye yabaye iki? Ati ntabwo tubizi. Ati se si duheruka yari aryamye mu nzu? Ati ntabwo mwabonye yuko yarahambiriye hariya hanze? Ati oya ntabwo twabibonye, ariko wibutse neza uyu mubyeyi yanga bano bana babiri ahubwo agakunda wa wundi umwe, niyo mpamvu ari no kubabwira nabi. Ati reka mbabwire rero bashaka kubasigira umwana ngo mumurere, mwarangiza mukajya mu mikino yanyu mukanamusiga wenyine, turaza kumvikana, ndabakubita noneho ndaza kubahindura ibimuga, nimudahinduka ibimuga murahinduka ibiragi. Uyu mugore ari kuvuga amagambo mabi kuko ari kubabwira nabi cyane, kandi mwibuka yuko n'ubundi asanzwe abanga. Yataye umutwe ati reka ngende, ariko mwibare abana basigaye bikinira n'ubundi bisanzwe bafite ubwoba. Aha bari kutwereka umugore n'umugabo bari kumwe barimo kuganira ku kibazo cya wa mwana wabo wari uhambiriye hanze. Ati ariko byumvikana gute ku buryo usanga umwana ahambiriye hanze? Ati sinzi rwose, nanjye navuye mu kazi inje nsanga ari hanze arimo kuboroga, nta kintu cyantunguye nk'uko nasanze aba bana abandi bari gukinira hanze batari bazi n'ibyabaye, ariko njye natekereje yuko aribo baba babikoze. Ati oya wa mugore, ntago abana bafata umwana bavukana ngo bamuhambiriye hanze, birashoboka? Ntago bishoboka, ahubwo nimba koko watashye ugasanga umwana ahambiriye mu mbuga arimo kuboroga, ni ikibazo gikomeye kandi kigomba kwigwa. Hano bari kutwereka wa mugore yambaye neza, bigaragara yuko adahari ahubwo hari ahandi hantu agiye. Aha bari kutwereka aba bana babiri barimo kuganira n'ubundi bahaye akato wa mwana, murabona ko batari kumwe kandi bavukana, kandi mwabonye ko wa mugore ajya kugenda atamugendana, bigaragara yuko bamuhaye akato bari kwiganira. Ati none se mwa ko wabonye yuko mama yaje akatubwira nabi, ubu uri kumva bimeze? Aha sha ndi kumva bikaze, ashobora no kuzahindura imvugo rwose, akazajya aza buri munsi uko akajya dukubita birenze uko n'ubundi adukubita. Ati sha wabyihoreye, ariko murabona ko aba bana n'ubundi barabanga, baba bambaye inkweto zihambije imishumi z'ibodaboda, mu gihe wa wundi waba yiyambariye neza.
ariko mwana ntacyo bitwaye dupfe kugerageza amahirwe ya nyuma, ahubwo reka ngende ncunge yuko mama yarenze ubundi dutwike ya myenda ye kugira ngo atazongera kwambara neza akabirirwa kuturusha. Uyu muhungu biri kugaragara yuko arimo gucunga nyina kugira ngo babone uko batwika ya myenda. Kureba abonye mama akinze igipangu ahita asubiraho yirukanka yishima ati turayitwitse karabaye. Bidatinze batangiye gusohora imyenda umwe kuri umwe barunda hanze kugira ngo batangire bayitwike, kuko n'ubundi babonye ko mama wabo yarenze atagihari, kugira ngo wa mwana atazongera kwambara neza ngo aberwe kubarusha. Ariko muri kubona buno burere kugira ngo wakifuriza undi mubyeyi kurera abana be gutya, rwose ngo mbifurije gukunda abana banyu neza kandi ku rwego rungana. Dore wa musore wa mwana yatangiye gukubitaho peteroli mu gihe undi nawe yagiye kuzana ikibiti mu gikoni ngo atangire gutwika. Urabona uburyo imyenda itangira gushya, urabona ukuntu imyenda iri gushya. Mu ndebere ibi bintu rwose ntabwo bikwiye. Wa mwana yahise asohoka atangira kuvuga ati mwaretse kuntwikira imyenda, ati muri kuntwikira imyenda nta kibazo mugomeze mwitwike. Aho mama arabakubitira yahise arira yisubirira mu nzu kugira ngo batanamukubita. Babandi nabo batangira guserebura bishima ati rwose turishimye ibintu twakoze nta nubwo binabaho, ahubwo ntabwo azongera kuberwa, ahubwo n'indi nayo bazajya bamuzanira tuzajya tuyitwika. Uzi yuko asigaranye iyo yambaye gusa n'inkweto. Aha bari kukwereka baricaye barimo kuganira, bamuhaye akato wa mwana yifashe amapfubyi bigaragara yuko afite agahinda. Aba nabo bari kwijyanira ukwabo banaseka, wagira ngo nta nubwo bavukana, wagira ngo nta n'icyo bapfana. Ndebere buno burere ntabwo nakwifuriza rwose kurera abana bawe gutya, ariko ubarebye nawe wabona yuko rwose pe na nyina arabanga, nabo nta wabarenganya n'abana, ahubwo ikibi rwose ni mama wabo udatanga uburere neza nk'uko bikwiye. Umwana aba yifashe amapfubyi arimo yifitiye agahinda, atubwiye tuze dupanga ukundi kuntu tuza kubigenza. Muri uwo mwanya n'ubundi mama wabo yaraje, aje yirukanse bose bagiye kumuhobera, ahita ahigika babandi babiri ahobera wa mwana wundi mama we akunda. Arangije ahita amuhereza impano yamuzaniye, atakira ugenda urebe ukuntu uyibika, hanyuma ejo tuzajyana i Kigali wambaye akantu karimo. Ba bana basigaye barakaye bari kwivugisha, ariko twakoze iki gituma mama atadukunda nk'uko akunda uriya mwana? Ati se haba harabaye iki? Aho wakibaza byinshi. Wa mwana ahise asohoka afite akado arimo kuyiratira babandi babiri ati nopfo riguhe ngo nayo se muzayitwika, ngo ni nziza inakoze mu cyuma nta nubwo yashya niyo mwayitwika. Ati nopfo riguhe ngo rero ari kubishimaho nyine nk'abana banyu n'umwana banga, ari kubishimaho kugira ngo nabo ipfa ribice nyine. Arangije ahita yisubirira mu nzu. Bidatinze babana nabo bari kwiganira ukwabo barimo kuvuga bati none se ko wabonye mama yakomeje kumuzanira imyenda myiza, ubu koko urabona bitazabirabo? Ati nimba yakomeje kumuzanira imyenda myiza nanjye nabibonye, ariko dushobora kumushuka tukamujyana hariya hejuru n'abagiye gukinirayo, ubundi tukamucunga tukamuhananurayo akikubita hasi agakubita n'agahanga ku ibuye, ubundi agahita apfa. Apfuye ntekereza ko ari twe bakunda. Ahantu habona ukuntu ari harehare, ariko n'umuntu mukuru aramutse ahanutseyo ntekereza ko atabaho. Ba bana rero bamuzanye barimo kumushukashuka ngo tujye gukinira akadize hariya hejuru twishime mu gihe tugitegereje yuko mama aza ngo yongera kuzanire ya mpano yawe. Rwose tugende dukinirayo nta kibazo, hariya se n'ubundi si dusanzwe dukinirayo, wibagiwe cyagiye dukina? Ati ntabwo nagerayo. Ati ni hariya turakujyanayo, ntabwo ari kure, twanaguterura tukagushyirayo. Bidatinze wa muhungu yatangiye kwirukanka, na wa wundi nawe ahita yirukanka. Uyu mwana atangira kubitekereza, ati ariko ngende? Arabyibaza, ariko reka ngende. Bidatinze mama wabo nawe yahise aza, atambuka yigendera gakeya n'ubundi nk'umuntu uri gutaha iwe, aza ari kugenda neza nyine yanaberewe. Agace ka mbere tugasoje babana bagiye gutura hasi umuvandimwe wabo kugira ngo apfe. Mama wabo nawe yari ahabasanze yaragiye kureba ibigiye kuba. Wakibaza uti bizagenda gute? Ese mama wabo nabimenya azabakorera iki? Ryoherwa n'agace gakurikiyeho. Ndabakunda.